ubundi wagafashe boy kuko boy ryo niryo zina nakuye mu gipadiri. Yes, nongeye kugusuza nkwifuriza amahirwe n'imigisha nk'uko bisanzwe nshuti muvandimwe udukurikira umunsi ku munsi. Ni Zararyoshye TV YouTube online. Nk'uko mubizi rero muri iyi minsi tubafitiye udushya twinshi dutandukanye narabibemereye kandi ngomba kubisoza. Uyu munsi turi kumwe n'undi mujene umeze neza cyane, murabona ko rwose ku cyangwe jewe nemeye. Ngira ngo nawe kandi wakwemera. Arakeye ameze neza. Ni umuntu mushya kuri channel yacu ngira ngo nk'uko mubizi, ariko tubagererayo tukabashakira udushya dutandukanye. Agiye gutangira twibwira turakomeza. Murakoze cyane. Ubusanzwe amazina nkoresha bwite niswe n'ababyeyi nitwa nta makemwa. Ariko nyine ubusanzwe ubuzima bwanjye ni shootingira ibintu by'amakomedi, nkunda gukoresha izina boy. Yes, turakumva nta makemwa aka boy, nibyo? Nakarusha. Nk'umukinnyi wa comedy murabyumva rero, twibanze kuba star muri iki kinyejana nk'uko mubizi. Turi kumwe n'umukinnyi wa comedy, ngira ngo ubwo nawe uraza guseka nanjye ndaseka. Ya, ngira ngo uzandika muri comment utubwire uti comedy ni sawa cyangwa niyongeremo akabaraga. Twagiye nta makemwa aka boy. Ubwo turafata boy, ngira ngo murabyumva. Boy ubundi wagafashe boy kuko boy ryo niryo zina nakuye mu gipadiri. Okay, boy izina ryo mu gipadiri. Muramwumva ko ni comedy araza kudukinira ari umufurere n'iki ntago mbizi. Reka tuze ture boy ku rwego rwa comedy ni iki cyatumye utekereza gukina comedy? Ikintu cyatumye ntekereza comedy cyane rero, ubundi ngiye no mu buzima busanzwe nkunda comedy. Naranatangira na comedy zanjye nikundiraga cyane abana bakinnyi b'amakomedi cyane. Uti nikundiraga abakinnyi b'amakomedi. Ni uwuhe mukinnyi waba arakwafixe kuba ushaka gukina comedy? Ubwo navuga ko ari nka role model wawe, ninde wumva ureberaho ukavuga uti naramukunze nshingiraho nanjye nkora comedy? Ubundi urebye buretse ko nakundaga abakinnyi cyane, ubundi abantu bakunda bitandukanye. Ariko njyewe nakubeshye mbese umuntu mbasha kureba nkabona ko nyine byatuma nzamuka numva nanjye nashaka gukina comedy. Nakundaga gukurikira umugabo witwa Rutambi, sinzi nimba wabo muzi. Ati je narebaga Rutambi, niwe nashingiye Rutambi. Rutambi cyangwa se ubundi akenshi uzasanga nimo ndakina ndi umupasiteri. Cyo gihe nareberaga kuri Bishop Gafaranga. Ubwo no gango Gafaranga nawe wamure ari mu bantu batumye ngira imbaraga cyane. Ya nk'umukomedie, ndakubaza ibibazo bisa n'ibya comedy. Nanjye reka nanjye na acting comedy. Ukunda kurya? Ndabikunda cyane kuko kurya n'ubundi iyo ndimo gukina ndi pasiteri bisanisha no kurya iyo ndimo kurya amaturo. Giranye twereka akantu ufite apeti urimo kurya wishimye ukuntu byabimeze. Ubundi ngiye iyo ndimo kurya bisa nka kwa kundi bagiye bavuga ngo no gucisha mu kanwa no mu mazuru, ariko ngiye hiyongeraho no gucisha mu matwi. Ibaze. Nababwiye muraseka, nanjye natangiye guseka. Abadukurikirana ngira ngo wenda boy muzajya mumwumva afite ibigwi byinshi azatugezaho yatwemereye. Ubwo wenda hari ibyo twavuganye tutarasetinga kamera, ariko wenda ibindi namwe muzamwibariza. Urabizi ni ukujya muri comment kuri Zararyoshye TV YouTube, ukajya muri comment ukandika icyo wifuza kumubaza cyangwa se icyo wamwunganira. Telefone ni ya indi ni 0788577998 cyangwa se 0722277998. Abantu bazakureba kuri comedy zawe, abakomedi urabizi ko mukunzwe. Inkumi zizagukunda baguhamagare muri za nimero dutanze bakenere ko umuntu akubwira ati je nifuza ko kubera girlfriend. Ufite umukunzi? Ubu ngubu se muri iki gihe biragoye kubona umuntu ungana gutya wayatamufite. Urumvikana ndamufite cyane. Ubwo umuntu uzakubwira ko agukunda se uramuhiye message? Kunkunda birumvikana nanjye ngomba kumukunda, ariko atari ibyo kurengera cyane. Ubwo no kuvuga ko bizaba biri more than one, kubakunda ari babiri cyangwa na batanu. Upfa kuzana urukundo zarumu? Urukundo se buriya urukundo ruratandukanye. Ntago umuntu waza kunkunda mu buzima busanzwe atandukanye n'uwankunda mu bikorwa bya comedy cyangwa film gutyo nyine. Ya reka tugaruke kuri comedy. Ngira ngo ubwo
buriya yabitubwiye ariko nawe ushaka gushyiramo agatege rwose urabizi ngo iturufu ikuramo indi. Nakubwira iki, nimero ni yayindi tukabahuza ukamubwira icyo ushaka, cyangwa niba wifuza gukina komedi ubwo urabyumva turaza kumubaza wenda hari niba ashobora kwakira abantu. Yes boy, ndagira ngo utubwire kugira ngo umuntu ajye muri komedi bisaba iki? ubundi icya mbere ni impano. Ni impano, sinakubwira ngo icya mbere ni amafaranga, kuko ushobora kuba ufite amafaranga nta mpano ufite ugasanga bigupfiriye ubusa byose. Bivuze ngo umuntu uzaza ari umunyempano kumwakira birashoboka? Birashoboka cyane, yaza agakoreshwa utuntu duto duto twabona afite impano nyine agakomeza akajya muri timu ya komedi. Ok, mwabyumvise rero, niba ushaka kwinjira mu marembo ya komedi rwose birashoboka. Nimero ni yayindi ugahamagara ukatubwira. Ese boy, kugira ngo abantu bazashobore kugukurikirana cyane byanze bikunze ufite amacano acaho komedi zawe, kugira ngo abantu bazabamenye nuko bagufollowinga, tubwire komedi zawe ziboneka batangire bamenye ngo ni komedi zihe zimeze gute? Ni YouTube nk'ibisanzwe, ni nta makemwa komedi, nyine rya zina ryanjye niswe n'ababyeyi niryo nakomereje muri komedi. Nta handi hantu ziboneka ni kuri nta makemwa komedi? Na Instagram naho ni nta makemwa komedi, na Facebook njya nshishaho nta makemwa komedi. Komedi zanjye zisanga kuri channel yindi yitwa Zararyoshye TV. Yes, ubwo ngira ngo murabizi abazikurikirana Zararyoshye TV, ahubwo se ngira ngo ziraza kuryoha zabaye komedi. Ngira ngo dukurikiranye rero ntago ndabona comment mumbaza ngo ese Zararyoshye TV ni izihe zaryoshye. Nge ndumva zibaye komedi muri aka kanya, ubwo muzashaka n'ubundi busobanuro cyangwa tuzabasobanurira n'ubundi. Ikibazo nakomeza nkubaza mu bijyanye na komedi, abantu hari ikintu bita komedi, hari filime, ushobora kudutandukanyiriza wenda kuba dukurikira komedi na filime bitandukana ku ruhe rwego, kugira ngo abantu bakurikira komedi n'abakurikira filime tubashe kumenya ngo komedi ni iki, filime ni iki? Biratandukanye cyane. Filime ni filime, noneho komedi ni ibintu byerekeranye n'urwenya, gusetsa abantu. Filime zo ni mbese ni nk'inyigisho, biratandukanye cyane. Hari urwenya rwo gusetsa, na filime zo ni mu rwego byo mbese cyo navuga ngo inyigisho nk'umuntu yakuramo inyigisho. Yes, ngira ngo wenda icyo numvaho wenda ushatse kuvugana kuba ko filime ni message washatse gutanga biturutse ku nkuru runaka, cyangwa se biri live, cyangwa se bari amateka wabonye, ariko noneho komedi bikaba ari ikintu cyo kuba abantu bifuza guseka no kwishima, ba followinga bakisekera bakagubwa neza. Nyine zararyoshye, si ubyumva se nyine ko zaryoshye, noneho ubwo hagezemo na komedi ziraza kuryohera rimwe. Nta bintu byinshi ndi bukubaze birenze ibyo ngibyo. Abadukurikira bamaze kumva ko uri tayari kuba ugaragara kuri nta makemwa komedi, ukaboneka kuri Zararyoshye TV. Ngira ngo wenda papa si uyu munsi bwari uburyo bwo kumenyekanisha ibintu byawe, kumenya abazagushaka bazagusanga hehe. Icyo ngira ngo wenda cyumvikanye. Ahari wenda twenda kugana ku musozo, ufite timu y'abantu bangana iki mukorana? Ese yatubwira uburyo uteguramo ibintu byawe? Mbese timu mfite ntago ari timu ndende cyane, kuko ni abantu batandatu gusa. Abantu batandatu gusa. Ikijya kimbabaza ni kimwe, abaturage benshi, mbese abanyarwanda n'abakurikira zino komedi za nta makemwa, hari ababona ndi pasiteri, none ngiye ikinangaza nuko haba harimo n'abaza ngo nimba sengera mu buzima busanzwe. Oya mwabagabo, mw'abanyarwanda mwe ntago ndi pasiteri, ni komedi, nimukagira ngo biri seri. Ngira ngo wakabaye ugenda no mu muhanda mu maturo nyine ukayasaba ugatangara. Ahubwo ndabona icyo nza gukora muri iyi minsi, nza kujya ngendana igiseke Diakona mbe hafi, uko ndanyura ngo pastor boy ubu ngubu. Nimero yawe byemewe kuyitanga se, cyangwa hari uburyo bazajya bakubonamo? Oya, bazabona, bazajya kuri Zararyoshye TV bazayisangaho. Yes, ngira ngo wabyumvise ni kuri Zararyoshye TV. Hanyuma boy, nari navuze ngo turagana ku musozo, ariko utangiye kunryohereza, reka nigira imbere gato. Nkunda gucalenjinga abantu. Nshaka kukubaza, ni iki kintu cyakubayeho gitangaje muri komedi zawe vuga uti aka gakomedi karanshimishije ku buryo n'uri bukumve cyangwa ukureba ari bugira amatsiko yo kujya kukareba? Hari komedi nsa nkaho yanshimishijemo, yitwa ngo iyo ugiye kuri nta makemwa komedi uyisangaho, yitwa ngo iyo wibye ugafatwa n'umukobwa. Mw'abanyarwanda mugene murebe ibihano by'abakobwa ntabwo byoroshye. Tunyuriremo, byagenze gute? Ubwo urumva niyo mwaragakiriye, byageze gute wibye ugafatwa n'umukobwa? Hari umukobwa, buriya hari abantu baba batwishemo tutabizi. Uriya umukobwa ukabona ni muto, ari mu myaka 9 ariko 10 ewana. Uriya mwana w'imyaka 10 w'umukobwa mujye mutinya cyane.
reba ukuntu ungana gutya ariko yaramfasha arankubita neza neza. Abo twari dufatanyije ntago basenze, naho twagiye kwiba, tumaze no kwiba tugeze ku muryango, ari mfitemo kamwe kajya gakunda kunzonga cyane, dukina ari ka diakoni kanjye bikarangira amaturo niririye kankujeho, twajya kwiba bikarangira kankozeho, mbese njye ndi umunyabibazo. Nubwo nkunda komedi ariko ngira n'ibibazo cyane bitewe n'umukinnyi wanjye mfite, hari diakoni mbese baze gushaka nama kimwe komedi. Niyo bajye kuri Zararyoshye TV bazazisanga izo komedi zirahari cyane, bazaseka bapfa. Hari ikintu kijya kibaho mu bantu bakina komedi ubu usanga no mu buzima busanzwe ariko ateye aho, nawe iyo uvuye imbere ya kamera mu buzima busanzwe ntuba uri muri komedi n'umuhanda. Yewe ndaberwa cyane iyo mfashe Bibiliya yanjye, nuko nyine harimo page yacitse, harimo page itarimo, ndashaka kuzajya kuyisudiriza. Mbese ni ibibazo mwabagabo, ni ibibazo cyane. Guteza page muri Bible wawe ntuzashyiramo umurongo wawe, ko nzi ko nta hantu hagurishwa amapage ya Bibiliya. Ariko harahagurishirizwa se, nta kuburyo umuntu atabona naho umuntu yagura ka Bibiliya kawe kaziyo, ziba zihari cyane. Uburyo uzafatamo iyo yawe siyikundira iki ku buryo yanjye ndayikunda cyane, maze kwikuramo amaturo menshi. Nababwiye abavandimwe nimuraza guseka nanjye nseke, urumva ko no mu kiganiro arimo arakitinga muri komedi. Mu buzima busanzwe komedi ndayikunda cyane. Ndayikunda nuko nyine imyaka isa nk'iyansize, ariko cyane cyane mfite turumuna twanjye tubiri, nitwo ndimo ndashaka kuzamura ko natwo ndabona dufitemo impano, mbese ntago natuzanye ariko ubutaha nzatuzana natwo muturebe. Dusanzwe dukinana cyane. Ubwo musanzwe mukinana ngira ngo wenda abadukurikira basanga no kuri izo channel watubwiye hari. Zararyoshye TV ngubu niho inyinshi zigiye kuzajya zica, turashaka kuzadushutinga 2 mu cyumweru, kwa uploadinga 2 mu cyumweru, birumvikana rero. Ngira ngo rero wenda udukurikiye wamwumvise ni Boy muri comedy, uzaca kuri Zararyoshye TV umurebe. Ngende umva biteye amatsiko, nawe wagira gutyo ukazanyarukirayo ukareba uko bimeze. Hanyuma nyuma y'ibyo rero tugana ku musozo, ni iki wifuriza abakunzi bacu cyangwa se abakunzi ba Zararyoshye TV, abakunzi ba Ntamakemwa Comedy, urabifuzaho iki cyangwa se urababwira iki kugira ngo wenda tugane ku musozo? Ngewe rero icyo mbifuza, ntabwo mbifuza ibintu byinshi. Cyambere mbifuza ni ukudushyigikira nyine nk'abana babo. Barabizi batariho nitwageraho tugeze ubu ngubu, kuba turi aha ngaha ni ukubera bo. Nibakomeze rero badushyigikire cyane. Icyo kubabwira cyo nuko nyine ni Zararyoshye, turakomeza kubaryoshya cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo ni iyo usaba abantu kugushyigikira kuri YouTube, ni subscribe, comment, share, like, ibintu nk'ibyo ngibyo hari ndakeka. Cyane cyane share mu magroup bagiye barimo batandukanye, mbese nabo barabibona turabana babo. Erega ibi tuba dukora ntabwo ari twe tubyikora, tubikora kugira ngo babirebe, nibo tubikorera. Uramutse ukoze ikintu kiba kibona nk'aho ari kibi kandi ntabwo bakireba. Niyo mpamvu rero bagomba kudushyigikira nyine kugira ngo natwe tubone imbaraga zo kubahereza ibintu byinshi bishimishije mu ruvanye, mbese Zararyoshye. Mwamubonye rero mutipe w'ibogari hariya rwose pe, ngira ngo niba ufite amatsiko yo kureba wabyumvise agomba kubirebera. Hanyuma rero reka tugende tugana ku musozo, twitegura kumenya ngo uyu mutipe agiye kutuzanira kahe gashya. Ubu utari usanzwe umuzi rero, injira kuri Ntamakemwa Comedy cyangwa Zararyoshye TV ufollowing ibisabwa wabyumvise. Tuzakomeza ubutaha turi kumwe, nzabatera amatsiko. Uyu munsi namubajije utuntu dukeya, namara kutwereka ibikorwa cyangwa se wamaze kubibona nibwo uzahita umenya ngo Boy adufitiye utuhe dushya. Turi kumwe cyane rero, mwakoze kudukurikirana cyane, twiteguye share zanyu na comment mukatubwira uko mwamubonye. Ciao ciao.